TV. Hello, ninjye Pupu. Ikiganiro ni Bookstore kuri ONT TV. Uyu munsi ndagarutse kugira ngo dukomeze kubana. Cyane ndabashimira abantu munkurikiye muneza amatwi, rwose muri abantu b'agaciro kuri njyewe ndabashimira cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe bigenda bigaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murabizi ko mba mbafite inkuru zituruka mu bitabo, ariko uyu munsi inkuru yanjye ishingiye ku bintu n'ubundi duhoramo. Cyane ko inkuru zacu mbagezaho zigiye ari iz'ubwenge, zigira ngo zidusigire inkuru tugomba kujya duhorana buri munsi n'inama duhorana buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi. So guys, uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge kuri iki kintu. Hari ikintu kijya kiba mu buzima bwacu bwa buri munsi, icyo twebwe dukunda kwita ngo no guprofita umuntu, ugasanga ngo umuntu yaprofiswe ni nka ariko twabyita. Ariko ntago ari byo, kuko ikintu cya mbere ukwiye kumenya mu buzima bwawe ntago amahirwe akwiye kugukoresha, ahubwo wowe ukwiye gukoresha ayo mahirwe. So ntago nemerana n'abantu bavuga ko umuntu ashobora guprofitwa, ngo buriya ngo umuntu yamprofise kubera ko andusha ibi, kubera ko ankoresha, kubera ko andusha ibi n'ibi. No, ntago bibaho guys. Nta nubwo nemera ko umuntu ashobora kuvuga ngo nge nzaprofita runaka kubera ko murusha ibi, kubera ko ari byo nshaka kumuha. Wapi? Ahubwo buri ukuntu bigenda, ntago ayo mahirwe abonetse bisa nkaho twe tubyita nko guprofita. Ayo mahirwe abonetse ntago akwiye kuza ngo agukoreshe, ngo umuntu wakagiriye amahirwe ngo aza gukoreshe kubera ayo mahirwe. Ahubwo ayo mahirwe y'uwo muntu uje mu buzima bwawe, uwo muntu ayo mahirwe akuzaniye wowe ukwiye kuyakoresha kandi akakugirira umumaro. Nawe kandi ufite kuba utekereza ko waprofita umuntu, ntago ari uko ugiye kumuprofita, ahubwo ayo mahirwe ufite urayamushyiriye kugira ngo agire ikintu yabyaza. So guys, murabizi ko turi gusoma igitabo cyiswe Trespass, kwinjira utahawe uruhushya. Rero ntago kwinjira mu buzima bw'umuntu nta kintu uje kumumarira, nta kintu bimaze, kandi nawe ntago ukwiye guha ikaze umuntu ngo yinjire mu buzima bwawe nta kintu aje kukumarira. Niyo mpamvu umuntu atakwiye kuguprofita, ahubwo ukwiye kumureka akinjira mu buzima bwawe kugira ngo ukire icyo umukuraho. Ukwiye kwireka umuntu akaba muri wowe bitewe n'uko hari ikintu cy'akamaro umubonaho. Ntago njya nemera abantu ko bavuga ngo runaka ngo ni umusirikare, ngo ni umuyobozi runaka, ngo ni umunyacyubahiro, ngo afite amafaranga, ngo buriya rero kugira ngo mugereho ngo tuzagirana affairs nizi. Oya, ahubwo ayo mahirwe yo kuba muziranye, kuba ari muziranye ashobora kwinjira mu buzima bwawe, ukwiye kuyakoresha ugatuma agera mu buzima bwawe kugira ngo nawe akuzamure, cyane ko abantu tubereyeho kuzamurana. Ikindi kandi nawe ushobora kuvuga uti uriya muntu nubwo ari hasi yanjye ngiye nkaba mfite icyo namufasha, ntabwo ukwiye kuvuga ngo nkwiye kumukoresha muri ubu buryo butari bwiza kugira ngo nanjye ngire icyo muha. Oya, ahubwo icyo ukwiye gukora nta kindi, ukwiye kureka ukinjira mu buzima bwe umushyira ayo mahirwe nawe akayabona. So, ndagira ngo tuganire twibaze kuri ibi bintu. Ese ubundi koko ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo baramprofise? Ni gute umuntu ashobora guprofita mugenzi we? Ese mubona ibyo bintu bibaho? Nose ubundi mubona ibyo bintu byangiza iki kuri society? Cyane ko tugaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ese uyu mwana w'umukobwa aretse umuntu akaza mu buzima bwe, akinjira mu buzima bwe, nta kintu cy'ingenzi amuzaniye, nta bintu by'umumaro, nta mahirwe aje kumubyarira, nta nyungu azamugezaho. Ese koko mwibona mute? Mwumva koko umuntu akwiye kureka umuntu wese akinjira mu buzima bwe, umuntu agakora ikintu ashatse mu buzima bwe kandi nta kintu azamukuraho? Ese ubundi koko bijya bibaho, cyangwa n'ubundi mu buzima bwacu ntibijya bibaho? Oya, bibaho. Ahubwo se twabihandoringa gute, cyangwa se twatuma ibi bintu biba amahirwe gute kandi byagaragaraga nk'isura mbi? Kuki ibintu biri kugenda bigaragara nk'isura mbi muri societe, tubona ari ibintu byo guprofita, tubona ari ibintu byo kwangiza ubuzima bw'abandi, kandi mwagombye kuba ari uzamura ubuzima bwa mugenzi wawe? Gute ibi bintu twabireka? Gute byavaho? Gute abantu bakuru, abantu dufata nk'ibyitegererezo batadukoresha ibintu bibi kugira ngo tubakureho amahirwe, ahubwo ayo mahirwe yabo tukayakoresha kuko tugira amahirwe yo kubamenya, tugira umugisha wo kubamenya, tukayakoresha ariko bititswe ngo badukandamije cyangwa se ngo bitwaje ko bari byo baturusha. Guys, mba ndi hano kugira ngo tuganire kuri ibi bintu, turebe ikintu byadufasha muri societe. Kuba abantu babayeho gutyo, hari abantu bariho bakandamijwe n'abandi, nzabona iki kubera ko namukoreye iki? Nintakora ibi ntago azampereza ibi. Urugero ku bakobwa, ninaryamana na runaka mbona ari umuntu ukomeye, afite amafaranga, ni umunyacyubahiro, ninaryamana nawe ntazama amafaranga, ninaryamana nawe ntazama akazi. Ese koko nibyo umuntu yakwiye gukoresha umubiri we, kariyo mpano y'ingenzi Imana yaduhaye? Umuntu akwiye gukoresha umubiri we mu bintu nk'ibyo? Umuntu akwiye gukoresha umubiri we mu bintu byo guprofita mugani wacu ibyo duhora tuvuga buri munsi? Oya, ahubwo se ayo mahirwe yo kuba waramenyanye na runaka n'umuntu ufite amafaranga, kuki bitakubera umugisha wo kuvuga ngo niba umubiri wanjye ari mwiza,
umubiri wanjye ari mwiza kubera iki navuga ngo ndawutanga ngo ampereze ibi n'ibi, oya, ahubwo umubiri wawe ni mwiza kuko Imana yawuguhaye nk'impano kugira ngo abantu bajye bakureba bakwishimire bavuga bati azabasha gutanga iyi serivisi, reka tumuhe akazi. Guys, mujye mumenya muti aya mahirwe ndayafite. Ubuzima bwacu ni impano Imana yaduhaye, imibiri yacu ni impano Imana yaduhaye, ni igishoro. Kandi kambabwira iki kintu, ubwiza bwawe bushobora gutuma ugera ku bintu bimwe na bimwe, ariko kandi ubwiza bwawe bushobora gutuma womba buri kimwe bitewe n'uko wabukoresheje. So guys, niyo mpamvu mba ndi hano, ujya muri comment niba hari igitekerezo, inama cyangwa se hari ibyo byagufashije, mutubwire, mukore like, musharinge, mudukurikirane. Niyo mpamvu natwe tuba tubatekereza ibintu byiza. So yaringe Popo kuri Onti TV. Ciao ciao, dusubire. Onti TV.